ntabwo nabyanga kandi ari gukorera Imana niwe boss mwiza uhemba neza, rero kumukorera no kumukurikira nta gihombo kirimo. Ibuye ryo kwizera wamaye n'iryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara kandi data ari umwami. Izuba rirashe mwami wanjye nkuhamagara, izuba rirega mwami wanjye nyihamagara, kuba nguhamagara buri munsi suko nkiranutse bikwiye, girira imbabazi umunyabyaha ruharwa. Nongeye kubaha ikaze kuri channel ya Semugeshi Damascene, nkuko twababwiriye ko tuzatubazanira ibintu byinshi kandi byiza, ariko byose tubifashijwemo n'Uwiteka. Ndagira ngo ntatinze mbanze mpereze ikaze uyu muntu twakiriye atangira bibwira mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umukozi w'Imana, watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Delisa Yashakiye, ndi umukobwa ushima Imana. Naje hano kubw'umurimo w'Imana, nkora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba, kandi ndashikamye ndakomeje. Delisa, mu buzima busanzwe ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje uvuga ati iki kintu ntabwo ushobora kukibagirwa? Ikintu gishobora kuba cyarambabaje n'ubu nyine muranekerezaho, ni uko nakuze ababyeyi ba papa ntabo nzi, kandi na n'ubu nkaba ntabo nzi, nta n'ifoto yabo ndabona. Icyo kintu nyine njya nkunda gutekerezaho nkumva nyine kirambabaje. Pole sana. None ikintu cyagushimishije mu buzima cyo ni ikihe? Murakoze. Ikintu cyanshimishije mu buzima ni uko nasanze nta kintu cyiza kibaho nko gukorera Imana. Nibyo bintu bya mbere byiza cyane kandi bigira inyungu nyinshi. Nicyo kintu cyiza cyanejeje na n'ubu kikinezeza, kandi kima n'ibyiringiro by'ubuzima ko ngomba kubaho neza, kandi na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nicyo kintu kinezeza kikanyongerera imbaraga mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ndumva uri umunyarwandakazi byanze bikunze, cyangwa se ntabwo uturuka mu Rwanda. Ndagira ngo nabyo mubitubwire abantu bamenye bati umuntu twakiriye ese no mu kihe gihugu? Murakoze. Njye ndi umunyarwandakazi, ntago ndi umudiaspora mu zindi mvugo. Ndi umunyarwanda, niho navukiye, kandi nyine niho nakuriye, na n'ubu niho nyiri. Nta kindi gihugu ndageramo cyo hanze, ariko nzakigeramo kubera Imana. Imana ishimwe cyane kuri umunyarwandakazi, by'igikundiro n'iby'ibyishimo. Ariko hari akantu njya nkunda kubaza abantu b'abanyarwanda. Hari imvugo uzi ko hari ukuntu umuntu avuga ikinyarwanda ukumva kirakunaniye kandi ari ikinyarwanda. Ndagira ngo utuvugire kano kajambo mu buryo butanu. Ni interuro imwe ariko urayivuga inshuro 5 wihuta. Ubwo badukurikiye baraza kutubwira nimba yabitsinze cyangwa se nawe aho uri uhita ubigerageza. Turashaka uyu muntu adukuvugira ijambo rivuga ngo teka amashu ashye asaye, ariko bivuge wihuta ngo teka amashashya asaye, teka amashashya asaye inshuro 5 twihuta. Murakoze. Ntaribika ngerageze. Teka amashu asaye, teka amashu ashye 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 asaye. Uko biri arabitsinze, ariko twavuze ngo avuge ngo teka amashashya asaye, teka amashashya asaye, abivuga inshuro 5. Nanjye simbivuze inshuro 5, ariko aho wicaye we bigerageze, ubundi wumve nimba ubishobora bumeze nk'umuntu uzi ikinyarwanda neza. Rero reka tugaruke ku ngingo nyamukuru yatumye twabakire kugira ngo dufatanye kuririmba. Ndagira ngo tudatinze tubanze tubaha akanya, muraturirimbira igitero na refrain. Igitero. Murakoze. Hari indirimbo igikunda kumfasha yo mu gitabo, ndayikunda nyine. Reka ndirimbeho akantu gatoya, kandi namwe kabafashe abadukurikiye.
iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Imana ishimwe rero, kandi umukozi w'Imana mwamwumvise aturirimbiye neza akaririmbo keza. Ntekereza ko buri muntu wese ahari nawe atangazwa n'iby'Imana ikora. Ni ukuri ni byiza kandi ni iby'igikundiro kuba tubakiriye. Mwiyumvemo ikaze muri studio za Semugeshi Damascene. Rero tugikomeza, ese mu buzima busanzwe nk'umuntu ukunda kuririmba, abantu ufata icyitegererezo mu bahanzi nyarwanda cyangwa se abahanzi bo hanze, yaba ari bande? Murakoze. Njyewe abahanzi mfata icyitegererezo ni abahanzi Papi Clever na Dorcas, ndabakunda cyane. Ni abantu nyine mfashwa n'indirimbo zabo, nyine n'uburyo baririmba, ndabakunda cyane. Hari akaririmbo kabo mwaba muzi? Nyine bakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo, bakunda gukora indirimbo zo mu gitabo akenshi. Haleluya, ndinjira mu ijuru, haleluya, ndinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo, abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, niringiye kuzinjiramo, haleluya, ntinoshidikanya. Mwijuru hari umunezero, ntabwo rubasha kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Imana iguha umugisha cyane rero mukozi w'Imana, n'ubundi nk'umuntu ukunda kuririmbira Imana, kandi nabyumvise rwose mufite n'ijwi ryiza. Uwiteka akomeza abagurira imbago, ndetse n'abadukurikira baraza kutubwira uko bimeze muri comment. Rero ndagira ngo n'ubundi tuguhe umwanya uturirimbira kandi karirimbo kaba kagukora ku mutima. Turimo no kugenda tunagana ku musozo kuko iminota dufite ntabwo ari myinshi. Ndagira ngo turirimbire akaririmbo mva kagukora ku mutima, yaba ka korari, yaba kawe ku giti cyawe, yaba kahandi, nta kibazo, ukaririmbe neza wisanzuye. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Hari indirimbo nkunda cyane ya groupe nabagamo ku ishuri, ngiye kukaririmba nyine kabafashe, ndayikunda cyane. Izuba rirashe mwami wanjye nkuhamagara, izuba rirenga mwami wanjye nyihamagara, kuba nguhamagara buri munsi suko nkiranutse bikwiye, girira imbabazi umunyabyaha ruharwa. Izuba rirashe mwami wanjye nkuhamagara, izuba rirenga mwami wanjye nyihamagara, kuba nguhamagara buri munsi suko nyiranutse bikwiye, girira imbabazi umunyabyaha ruharwa.
akira uyu mutima wanduye uweze uhindure ubu wawe. Akira uyu mutima wanduye uweze uhindure ubu wawe. Ubu ndi mu mwijima mwami, Mana yanjye nkeneye umucyo. Nyakira nyakira mwami mbu wawe. Ubu ndi mu mwijima mwami, Mana yanjye nkeneye umucyo. Nyakira nyakira mwami mbu wawe. Imana iguha umugisha cyane, nanjye ntagira nti Uwiteka anyakire mbuwe. Rero ese abahanzi bitwa The Vestine na Dorcas waba ubazi? Murakoze cyane, ndabazi cyane. Akaririmbo kabo wenda waturirimbiraho gato nubwo cyaba igitero na rufure, nta kibazo, ubundi duhite dusoza mu izina rya Yesu, amen. Indirimbo yabo kandirimba akantu gatoya kamfasha nyine. Ibuye ryo kwizera wampaye niryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Ibuye ryo kwizera wampaye niryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Yaravuze Mesiya angendesha nemye mu nzira zigoye, iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we. Sinyikanga ukundi kandi nshagawe n'igitinyiro cye. Dore umwanzi amuze uruvugiro, abamarine bakwiye imishwaro, intare ya Yuda iranesheje. Dore umwanzi amuze uruvugiro, abamarine bakwiye imishwaro, intare ya Yuda iranesheje. Kuko Uwiteka wanjye yamfashe, igitinyiro cye aragitegekesha. Icyangiriro nari mfite mu maso y'abantu, nuko mbona ngaruye ubuyanja. Ibuye ryo kwizera yampaye niryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga ko nangara, kandi data ari umwami. Turagushimiye cyane rero umukozi w'Imana Derice kuba wabanye natwe, ni iby'igikundiro n'iby'ibyishimo. Ese birashoboka ko n'ubutaha twazagutumira ukaza kudutaramira ko twumva twebwe twafashijwe? Murakoze cyane, ntabwo nabyanga kandi ari gukorera Imana. Imana niwe boss mwiza uhemba neza, rero kumukorera no kumukurikira nta gihombo kirimo. Ngiye pfa kuba ari ivugabutumwa ry'Imana, ndahari nta kibazo. Aho muzankenera ari ugukorera Imana, ndahari. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Yari Derice twari twabanye, navuga ngo imbaraga n'amavuta bimuhire muri byose, kandi ubwo tuzaba twivuga imyanya myiza tuyimye, turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho. Icyo gitaramo cy'abera nifuje ko nawe twazakibanamo. Nawe udukurikiye tuzabane muri icyo gitaramo, karibu. Murakoze. Uwiteka bahire muri byose. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Semugisha Jean Damascene. Uwiteka bahire muri byose.